yavutse ari umwana w'umwami, yakaba yarapfuye ari umumiliyoneri, ariko uyu yahisemo kuba mwarimu. Yabaye mwarimu w'igitangaza kuko yubatse igihugu. Ni umugabo wanze kuyoborwa n'ubuhangange bwe, ahubwo ahitamo gukorera abaturage. Amazina ye yose ni Julius Kambarage Nyerere, wamenyekanye cyane ku izina rya mwarimu. Ni wabaye perezida wa mbere wayoboye Repubulika ya Tanzania kuva mu mwaka w'1964 kugera mu mwaka w'1985. Yabaye kandi minisitiri w'intebe wa mbere wa Tanganyika kuva mu 1962 kugeza mu mwaka w'1964, kandi ni umwe mu bashinze ishyaka riharanira ubumwe bwa Afurika Pan-Africanism ndetse n'ingengabitekerezo yo gukorera hamwe. Julius Nyerere kandi wamenyekanye ku izina rya Baba wa Taifa cyangwa se Papa w'igihugu. Uyu yavuze ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1922 mu giturage cyitwa Butiama hafi y'ikiyaga cya Victoria. Yavutse ari umwana w'umutware, avuka ku mubyeyi w'umugabo witwa Brito Nyerere wo mu bwoko bw'Abazanaki. Uyu afite abavandimwe 24. Yatangiye ishuri ku myaka 12 mu kigo cya leta cya Musoma, akomeza amashuri yisumbuye ku ishuri rya Tobora ry'abahungu. Nyuma yaje gukomereza muri kaminuza ya Makerere muri Uganda, aho yize uburezi icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Amaze kubona impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri mu burezi muri kaminuza ya Makerere, yakomereje mu Bwongereza muri kaminuza ya Edinburgh kuva mu 1949 kugera mu 1952, aho yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu mateka ndetse n'ubukungu. Aba umunyatanzania wa mbere wize mu Bwongereza. Mu mwaka w'1952 yagarutse muri Tanzania, aba umwarimu ku kigo cya Mutagatifu Mary cya Tobora ndetse no ku kigo cya Mutagatifu Francis. Aha niho haturutse izina rya mwarimu. Mu mwaka w'1954 yafunze ishyaka ryitwa TANU, mu magambo y'impine y'Icyongereza Tanganyika African National Union, bivuga ishyaka riharanira ubumwe bwa Tanzania. Ryari rifite intego cyo guharanira ubwigenge buvuye mu bakoloni b'Abongereza babakolonizaga. Mu mwaka w'1960 yabaye minisitiri w'intebe. Ku itariki 9 z'ukwa 12 mu mwaka w'1961 icyitwaga Tanganyika cyabonye ubwigenge, aho yahise aba minisitiri w'intebe. Mu mwaka w'1962 aba perezida w'icyitwaga Tanganyika. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1964 icyitwaga Tanganyika n'ikirwa cya Zanzibar byahisemo kwiyunga bikora leta yunze ubumwe ya Tanzania. Nabwo muri uyu mwaka nyine 1964 aba perezida wa mbere uyoboye icyitwa Tanzania, ikirwa cya Zanzibar ndetse n'icyitwaga Tanganyika byarihuje bikora leta ya Tanzania, nabwo ayibera perezida nyine. Nyuma y'impinduramatwara ya Zanzibar ariyo nyine yarangiye, ikirwa cya Zanzibar ndetse n'icyitwaga Tanganyika bikoze leta yunze ubumwe ya Tanzania. Julius Nyerere yakomeje gushyira imbaraga mu kwihaza ndetse no gushyira hamwe kw'abagize igihugu. System yari yakopiye kwa perezida w'Ubushinwa Mao Zedong. Mu mwaka w'1967 uyu Julius Nyerere yasinye amasezerano ya Arusha avuga uburyo agiye kuyoboramo igihugu. Banki y'igihugu ndetse n'inganda cyegurirwa leta kugira ngo ibe ari bicunga. Uburezi ndetse n'ubuvuzi bishorwamo amafaranga, ndetse yashyize imbaraga cyane mu buhinzi n'ubworozi
ko igihugu cyihaje mu biribwa ndetse batangira gufasha n'inkunga z'ibiribwa mu bihugu byari bifite amapfa. Igihugu cya Tanzania kandi cyatanze amahugurwa mu kurwanya ubukoloni ndetse n'ivangura ryakorerwaga Abanyafurika mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Julius Nyerere kandi yayoboye Tanzania mu ntambara yahuje Tanzania ndetse na Uganda yaje kurangira wari perezida wa Uganda Idi Amin Dada avuye ku butegetsi. Mu mwaka w'1953 kandi ubwo yavaga kwiga mu Bwongereza yaje gushakana n'umugore witwaga Maria Magige, uwo baje kubyarana abana 7 aribo Kangoro Nyerere, Madaraka Nyerere, Rosemary Nyerere, Anna Nyerere, John Nyerere, Andrew Nyerere ndetse na Magige Nyerere. Ku buyobozi bwa Julius Nyerere niwe wazanye ideology cyangwa se ingengabitekerezo yo gukorera hamwe, kandi yizeraga ko uburinganire, kwigira, agaciro ndetse no kubaho nta moko mu gihugu ari byo bicyubaka. Julius Nyerere kandi yateje imbere uburezi kuko yafashe umubare w'abatarize asa n'usibanganya burundu, kuko ikigero cy'abazi gusoma no kwandika cyavuye kuri 25% kigera kuri 91%. Yateje imbere ubuvuzi ndetse ashyiraho gahunda yo kwivuza ku buntu. Julius Nyerere kandi yafashe ururimi rw'Igiswahili arugira inkingi ikomeye yo guhuza abaturage, afata ubwoko burenga 120 abuhurisha ururimi rumwe rw'Igiswahili. Uyu mugabo wiswe mwarimu yanakomeje kwitwa mwarimu nyuma y'aho abereye perezida, kandi nabwo yisabiraga abantu kumwita mwarimu kuko nyine yigishije abanyeshuri ndetse anabikunda cyane. Yari afite discipline yo kubyuka buri munsi saa 10 za mu gitondo, agasoma ibinyamakuru 3 ndetse akandika n'imbwirwaruhame yabwiraga abaturage. We ntabwo yakeneraga abanditsi bamwandikira imbwirwaruhame nk'uko abandi benshi bigenda. Uyu kandi inzu yabayemo mu giturage cya Butiama atari perezida ni nayo yakomeje kubamo ari perezida ndetse na nyuma y'uko abaye perezida. Imodoka yagendagamo ni imodoka isanzwe. Abana be bigaga mu mashuri asanzwe ya leta. Yavugaga ururimi rw'Igiswahili, Icyongereza ndetse agashyira inyandiko za Shakespeare mu Kiswahili, zimwe mu zo yabwiraga abaturage. Mu mwaka w'1973 kugera mu mwaka w'1976 kandi yakoze operasiyo yiswe VGG yo kwimura abaturage akabakura mu byaro akabatuza mu midugudu y'ibyitegererezo, aho babasha kugera ku mashuri, amazi meza ndetse n'ubuvuzi mu buryo bworoshye. Iyo operasiyo yari ifite intego yo kwigira. Yaravugaga ati nitwishingikiriza ku bandi tuzahinduka abacakara. Nyuma y'iyo operasiyo hari abavuze ko ibintu yakoze byateje ikibazo abaturage, ngo abantu bimuye ku gahato, ndetse muri icyo gihe haza kubaho ibura ry'ibiribwa muri Tanzania kuko mu mwaka w'1980 Tanzania yaje gutumiza ibyo kurya hanze mu bindi bihugu. Muri uwo mwaka nyine w'1980 yaje kwemera amakosa, avuga ko abaturage bimuye mu buryo bwihuse, abemerera gusubira inyuma muri bya biturage bakahinga. Julius Nyerere kandi yabaye umwe mu bafashije ibihugu kubona ubwigenge. Yafashije Zimbabwe, Afurika y'Epfo, Mozambique, Namibia, Angola ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Yayoboye kandi umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka w'1985 mu cyahoze cyitwa Organization of African Union cyaje guhinduka African Union. Yarwanye kandi intambara ya Uganda na Tanzania mu
mu mwaka w'1978 kugera mu 1979 nyine nk'uko twagarutseho, yohereje ingabo zivuye muri Tanzania zijya gufasha za Uganda guhirika ku butegetsi Idi Amin Dada. Yaravuze ati tugiye kubaka igihugu kitarangwamo ubusumbane. Ingamba yashyizeho yise Ujama yo guhingira hamwe bagasarurira hamwe, hagashyirwaho ikigega, abaturage bakagabana umusaruro. Nubwo byaje guteza ikibazo cy'inzara, ariko byakomeje guhuriza hamwe bikomeza ubumwe bw'Abanyatanzania. Ishyaka rimwe ku butegetsi naryo kandi ryakomeje umubano n'ubumwe bw'Abanyatanzania, nubwo bamwe bibajije bati mbese ntabwo byishe demokarasi? Mbese Abanyatanzania ubu ngubu baracyizerera mu gukorera hamwe, bagasarurira hamwe, bagashyiraho ikigega, bakagabana umusaruro, cyangwa bimakaje capitalism, ingengabitekerezo y'abanyamwigendaho, aho umwe agira ubukungu bwe ku giti cye, agakira cyangwa se agakena, nta wundi bireba? Hari imbwirwaruhame kandi nyinshi Julius Nyerere yagiye akunda gukoresha. Yaravuze ati uburezi ntabwo ari uburyo bwo gucika ubukene, ahubwo ni uburyo bwo kuburwanya. Yabivuze mu rurimi rw'Igiswahili agira ati elimu sio njia ya kutoroka umaskini, ni njia ya kupinga. Kandi yaravuze ati if we allow corruption to grow, we will destroy the nation we fought to build. Niba dukomeje kwemerera ruswa igakura, tuzarimbura igihugu twaharaniye kubaka. Ku kijyanye n'ubumwe bwa Afurika kandi yaravuze ati we in Africa have no more problems than another part of the world, but have refused to be the slaves of our problems. Ntabwo Afurika ikiri umugabane w'ibibazo kurenza ahandi hose ku isi, ahubwo twanze kuba abacakara b'ibibazo byacu. Banki nkuru y'igihugu ndetse n'inganda byose byeguriwe leta kugira ngo bicungwe neza. Julius kandi yafashije ibihugu bitandukanye mu mpinduramatwara yo kurwanya ubukoloni, nko mu bihugu bya Mozambique, Zimbabwe, Afurika y'Epfo ndetse na Angola. Yabayeho mu buzima busanzwe, ntabwo yigeze yigwizaho umutungo, ndetse yafataga umushahara nk'uko wari wanditse mu mategeko. Nubwo yakoze ibyo byose ariko harimo abavuga ko hari abagize intege nke. Hari ingamba yashyizeho yiswe Ujama, cyangwa se gukorera hamwe, bagahingira hamwe, bagasarurira hamwe. Bavuga ko byaje guteza ibura ry'ibiribwa ndetse n'igwingira ry'ubukungu mu myaka ya za 70 ndetse na za 80. Bavuga ko kandi ishyaka rye rya TANU nyuma ryaje kuba CCM, Chama cha Mapinduzi, ryari ryo shyaka ryonyine ryari ku butegetsi kugeza mu mwaka w'1992. Baje kuvuga ko byari iry'igitugu, ariko abamushyigikira bo bavuga ko yahisemo ubumwe bw'abanyagihugu ndetse n'iterambere ry'ubukungu, akarwanya intambara y'amoko muri Tanzania bitandukanye cyane nk'uko ibindi bihugu byari bimeze. Hari intambara nyinshi cyane z'amoko muri kiriya gihe. Mu mwaka w'1985 ku bushake bwe yahisemo kuva ku butegetsi nyuma y'imyaka 24. Ibintu biboneka gake cyane muri politiki nyafurika. Nyuma yo kuba perezida kandi yabaye umuhuza w'ibihugu mu biganiro by'amahoro, aho yafashije mu biganiro by'amahoro bya Burundi. Nyuma mu mwaka w'1999 ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10, uyu mugabo w'intwari w'igihangange yaje kwitaba Imana aguye mu Bwongereza i Londres nyine. Umubiri we waje kugarurwa mu rugo muri Tanzania, ashyingurwa n'ubundi aho yavukaga mu giturage cya Butiama. Julius Nyerere yasize ibigwi bitandukanye. Yasize Tanzania ari kimwe mu bihugu bifite amahoro kurusha ibindi muri Afurika, kandi gituwe n'amoko menshi cyane. Kandi yafashe ururimi rw'Igiswahili arugira ururimi rwemewe mu gihugu, ariko ruhuza abaturage nyine ba Tanzania.
Yashyize imbere kandi gukorera mu mucyo, gutanga serivisi inoze ndetse no kurwanya ruswa. Yabaye umwe kandi mu baharanira impinduramatwara y'ubumwe bwa Afurika, Pan-Africanism, ndetse kugeza uyu munsi amashuri, amavuriro, imihanda, ibibuga by'indege ndetse n'ibindi bikorwa remezo biracyamwitirirwa. Kugeza amagingo aya aracyitwa baba wa taifa cyangwa se papa w'igihugu, father of the nation. Yahisemo kuba mwarimu aho kuba umwami. Uyu Julius Nyerere yizeraga ko igihugu cyubakwa n'amashuri kitubakwa n'imbunda. Kuba yarabaye igihangange ni ikimenya bose. Kuba hari aho yagize intege nke naho ni ibisanzwe kuko abantu bose bagira intege nke, ariko yasize Tanzania ifite ubudasa. Mu gihe abandi barwanisha imbunda n'izindi ntwaro ziremereye, we yarwanishije amashuri. Igihe abandi bajya ku butegetsi bakurikiranye ubutunzi, we yahisemo agaciro k'igihugu n'abanyagihugu. Igihe abandi bari kugabanganya amoko mu gihugu, we yahuje amoko arenga 120 akoresheje ururimi rumwe rw'igiswahili. Aya yari amateka ya Julius Kambarage Nyerere, wamenyekanye nka mwarimu, perezida wa mbere wayoboye Tanzania. Ku biganiro by'amateka nk'ibi ngibi ndetse n'ibyegeranyo bicukumbuye, amakuru agezweho ku isi hose, n'ahandi wabisanga atari kuri iyi channel. Wibuke gukora subscribe, like and share. Ninjye wahishuye ibihishwe, ibyarubwiro byose mbishyira hanze. Undinda amakuru kuko niyageraho rwose ndaguta hanze. Joseph Talks, mwakoze kubana nanjye.